Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda nk'iki gitondo cyo kuri uno munsi wa mbere umukecuru mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi batahise bamenyekana, dore yuko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuga yuko umwana w'uno mukecuru yahise atoroka akaburirwa irengero, akaba ari mu bakekwa kuba bishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko. Umukecuru twasanze yapfuye kandi yari umuturanyi wacu twakundaga cyane, kandi natwe ntabwo byadushije kuba yapfuye nyine tu. Uyu mukecuru mwari muturanye? Twari duturanye kabisa. Inzu ku yindi? Uyu mukecuru amakuru avuga yuko afite imyaka 60 y'amavuko, nibyo? Najyaga mbyumva ariko wasanga ari nabyo ko ntabwo umuntu aba abizi imyaka y'umuntu. Ariko ngo umuhungu we yahise acika aburirwa irengero. Yacitse kabisa yanagiye. None se abishe uno mukecuru ntabwo bamenyekanye? Abishe uno mukecuru baracyari kubakurikirana ariko ntibarababona. Bari gukurikiranwa ariko ntabwo barababona. Rero uyu musore yacitse ate, byagenze gute kugira ngo acike nk'amwe nk'abaturage cyangwa nk'abaturanyi, byagenze bite? Bo nyine ukuntu yasohotse natwe byadutunguye, yavuze ngo reka njye kuri toilette. Tubona agiye kuri toilette, bo amaramo umwanya mwinshi, nimba yatubeshe ngo ajye muri toilette, ngo nibwo yahise aducika nyine tu. Yagiye afite igikapu se? Nta gikapu yari afite. Yagiye nta gikapu afite? None se ubwo ngubwo hari ikintu mise nibazaho, uyu musore nimba yagiye nta gikapu afite kugeza izi saha akaba ataraboneka, akaba yaburiwe irengero, uyu musore ntabwo wasanga afitemo uruhare mu kwica nyina? Ushobora kuba narufitemo kuko umuntu wacitse natware mbese n'imyenda ye, ugashobora kuba ari n'umwana mubi kwica umuntu w'umubyeyi we. Ariko ntabwo yabikoze wenyine, koko hari n'abandi bafatanyije n'abandi kuko ntabwo yabikora wenyine. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza, bari gukurikirana. Hano hari abaturage benshi cyane, bamwe bari kuvuga yuko uyu musore yanywaga ibiyobyabwenge, abandi bakavuga ko yari ikirara, abandi bakavuga yuko yararaga mu kabari. Ese koko uyu musore yararaga mu kabari, yari ikirara, yanywaga ibiyobyabwenge? Yakundaga kunywa inzoga cyane, akunda kunywa cyane. Akunda kunywa inzoga cyane. Itabi ntabwo ajya arinywa? Itabi ararinywa ariko ahubwo itabi nicyo kintu cya mbere ajya akunda. Itabi niryo anywa cyane kurusha inzoga. Itabi arinywa cyane kurenza inzoga. Uyu mukecuru yakoraga iki mu buzima busanzwe? Umukecuru yokerezaga ibigori, kandi nta kindi kintu yakoraga tu. Yotsaga ibigori mu buzima busanzwe. Ariko ngo afite amasambu menshi. Amasambu arayafite ni menshi, ukuntu yuzuye hano. None se ni ukuvuga ngo abaturage bavuze ko uyu mukecuru yagabaniye abandi, uyu mwana we ntiyamugabanira, nibyo? Umwana we ntabwo yamugabaniye, gusa nyine yagabaniye nyine abantu baturanye nabo. Yagabaniye abandi bana waramusiga. Ubwo se wasanga aricyo cyatumye yica nyina kugira ngo imitungo isigaye ayifate? Niyo mpamvu. Uyu mukecuru yabanaga gute hano mu kagari nyakwigendera w'imyaka 60? Umukecuru nta n'ikibazo arafitanye n'abantu, bose nyine umukecuru witurije, udakunda ibintu by'urusaku nyine tu. By'urusaku. Yagiraga neza ariko? Yagiraga neza, bari igihe ati yatekaga agasengera n'abantu inshuti ze. None se urabona uno mukecuru bitewe n'uburyo yapfuye, nkamwe mwari muhari, nkamwe mwabonye umurambo we, dore kuko ngiye mpageze nsanga imodoka ya moruge imaze kumutwara, imodoka ya RIB mageze imutwaye, yishwa ate? Yateraguye ibyuma, bamunize se, byagenze bite? Bamukubise paka ashije mu mwuka? Ko nta cyuma namubonyeho, ushobora kuba bamunize arapfa nyine twabonye RIB yamutwaye. Bamunize byagaragaye ko bamunize zose bakarigubanya, akaba ari rwo rupfu yapfuyemo. None se ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza, na n'ubu baracyakora iperereza? Amakuru mwahaye ubugenzacyaha RIB ni ayahe kugira ngo bubone uko bukora iperereza? Amakuru twahawe ni uko batubwiye ngo dukomeze dushakishe n'abari abandi yari ari kumwe nabo, turebe ko nabo banabafata. None bivuze ngo hari abantu bari kumwe barimo basangira ibiyobyabwenge nimugoroba, barimo banywa itabi n'inzoga, nibwo umukecuru yagaragaye yapfuye. Bivuze ngo hari abari kumwe n'uno musore.
nibe bari nka batatu. Ni batatu bari bari kumwe. Noneho uyu musore nawe yacitse, n'aba bandi batatu nabo bari gushakishwa. None se amakuru mwahaye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bubone ko bukora iperereza ni ayahe? Kugira ngo ukore iperereza amakuru twahawe mwatanze kugira ngo bakore iperereza. Amakuru twatanze nuko nyine mbese nyine umutekano waba muri karitsiye wabo. Umutekano ikintu cyo kurinda nyine. None se RIB yababwiye gute basi? RIB ukuntu yababwiye ngo muducungire umuntu uzajya uzanga aje nko kubabwira ikintu runaka. None nago RIB yigize babwira ngo muzajye mutangira amakuru kugira ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba? Yabitubwiye ntabwo yabura. Ntabwo yabura. None se hari umuturage utubwiye mu kanya gatonya yavuze yuko uyu musore nubwo yanywaga ibiyobyabwenge akanywa n'inzoga nta bindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'umutima mubi yagiraga byo kuba yakwica nyina umubyara uri mu kigero cy'imyaka 60 yagaragaye kuri iki gicamunsi yapfuye. Ibi ngibi byatumye abaturage benshi cyane bajya mu gahinda bakagira amarira, aho bamwe bari cyangwa abari bari mu byabo baza kuva mu byabo bitewe n'ibyabereye hano mu karere ka Muhanga mu murenge wa Runda. Ni naho duherereye ho turi kuganira n'abaturage tukaganira n'abandi batandukanye. Twasanze inzego z'ubuyobozi ariko twasanze ishami ry'ubugenzacyaha RIB rimaze gutwara nyakwigendera. Ntago ari ishami ahubwo ni abashinzwe gutwara imirambo nibwo bahageze batwara uno murambo. Kuhagira twasanze uyu murambo w'uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 bawutwaye, ariko kugeza izi saha amakuru RIB yaduhaye yavuze yuko bari gushakisha bano bagabo batatu bafatanyije n'uno musore kwica nyina bagatabwa muri yombi kugeza izi saha bari gukora iperereza. Hano turi kumwe n'umusore umuturanyi w'uno mukecuru. Uyu musore avuga yuko uyu mukecuru yari umuntu ugira neza, yagiraga umutima mwiza ndetse yarenda kemwa mu mudugudu, yitabiraga gahunda za leta, ariko nabo batunguwe no gusanga yapfuye. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu musore tugiye kumubaza impamvu uyu mukecuru yishwe n'ukuntu byagenze kugira ngo apfe, ariko hari ibyo yagerageje kutubwira, atubwira yuko nawe atabizi. Avuga yuko nawe yasanze uyu mukecuru yapfuye mu gitondo ubwo abandi bari bahuruye. Umukecuru iwe nta kintu yapfaga n'uriya muhungu, ariko ngo bapfaga isambu ryo banaripfaga cyane. Kuko ngo yamuhatirizaga ngo azamuhe 8. Abaturage baduhaye amakuru ari benshi hano. Ngo yamuhatirizaga ngo azamuhe 8, ariko umukecuru akabona yuko umusore adashobotse namuhe 8 azawugurisha. Niko byari bimeze n'ubu nakakosa njyewe. Njye nabaye mbyumva gutyo ndavuga reka menuje mbe mu byabo ngo byo byiga.